muraho wigize ubona umwana warangije primaire atazi kwandika naho so warangije segonderi cyangwa amashuri yisumbuye ariko nta kigenda ahubwo ari n'abarangiza kaminuza ukamureba ukamwitegereza ukabura icyabivuyemo mwe muretse gato none biterwa n'iki ko abayobozi bemeza ko uburezi ari inkingi ya mwamba mu buzima bwa buri gihugu n'abanyagihugu byose bitungana iyo uburezi bugenda neza mu gihugu bugategura abantu kugira ngo bahangane n'ibibazo bitandukanye by'isi ariko noneho banashingiraho biyubake mu majyambere n'ibindi. Imyaka 124 irashize ikintu cyitwa uburezi mu Rwanda ari agaterera nzamba ahubwo hari nabanga kwihishanya ijambo bakavuga ko mu myaka 30 ishize mu bisata byose u Rwanda rufite amanota menshi ariko guhakana ko uburezi bufite amanota make cyane ugereranyije n'ibindi nk'umutekano ibikorwa remezo ubukungu n'ibindi wabura umwanzi w'ukuri. Mbere yo gutangira ingingo iteye ubwoba mureke bititwa ubujajwa ahubwo dufatire hafi urugero n'ibimenyetso nk'ibizibiti simusiga byemeza ko uburezi mu Rwanda bugenda bigura intege kandi wahita ubibonera ibimenyetso wishingikirije inyandiko zanditseho abaminisitiri bayoboye Minisiteri y'Uburezi. Mu gihe cy'imyaka 30 yuzuye neza Minisiteri y'Uburezi y'u Rwanda imaze kuyoborwa n'abaminisitiri bari gusatira muri 20. Ku rutonde nk'urwo rurerure kuva ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi mu 1994 ubwo Repubulika ya kabiri yari isimbuwe na Repubulika ya gatatu buri wese yagiye ahabwa ministeri arangije yadukana n'udukoryo twe. Yenda bashesha kanguhe muribuka ko mu 1994 Dr Nsengimana Joseph ari we waragijwe iyi ministeri gusa ntiyayimazemo n'umwaka kuko muri uwo mwaka nyine yasimbujwe Rwigema Pierre Celestin. Uyu mugabo wayoboye uburezi bw'u Rwanda mu makuba ya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi yaje gukurwa muri iyi ministeri ubwo yahitagagirwa ministiri w'intebe. Ako kanya ngira banziroriye yahise ajya mu mujishi ariko mu gihe gitasimbuzwa Colonel Joseph Karemera. Ababyibuka Colonel Karemera yarabiciye biracika kuko yavuze ko ireme ry'uburezi bw'u Rwanda ripimwa ku kayiko. Ahubwo yadukana avuga ko diplome za bamwe mu banyeshuri ari zo gutwikwa gushwanyaguzwa kuko ari ibipapuro byanditseho ubumenyi buzirireme nta nicyo banyirazo bafite mu mutwe. Uyu ntiyamazeho kabiri kuko yasaga nkaho ari kudunda nabi nuko mu mwaka nyine w'1999 ahita asimbuzwa Rurangirana Emmanuel Mudidi. Uyu mugabo we yakoze ikinyuranyo cya Colonel Karemera kuko Mudidi yadutse yemeza ko nta mwana w'umuskubaho bityo ko nta muntu ugomba gusibiza umwana kuko gutsindwa kwe kwashakirwaga kwijana ku mwarimu. Nimurambirwe mutege tubanze tubyumve. Ababyibuka icyo gihe ubunani mu mashuri bwaratanzwe abana bakimurwa mu buryo bwako kanya baba batsinzwe cyangwa batsinze. Aya kandi si amateka nibyo kuko twese ababyitayeho turabyibuka kuko Mudidi yavuyeho mu 2002 asimburwa na Professeur Lome Murenze. Uyu mugabo we yahise acurika ikibuga yemeza ko yabivumbuye neza ko siyanse n'ikoranabuhanga ari byo bigomba kujya kwibere mu Rwanda. Andi masomo ahitamirwa bunguri na siyanse n'ikoranabuhanga. Yagejeje Mineduc mu 2006 ubwo yasimburwaga na Dr Jean d'Arc Mujawamari. Uyu mubyeyi we yadutse yemeza ko mu burezi bw'u Rwanda discipline igerwa ku mashyi. Murabyibuka ko abana bibirara n'abimyitwarire mibi bahaboneye akaga ariko n'ireme ry'uburezi rihaterera gatambwe. Mu 2008 Dr Dafroze Mukankubito Gahakwa yahisaza ariko nawe mu mwaka umwe ahita asimburwa na Professeur Charles Murigande. Uyu wageje mu 2021 nawe yaramaze kuzana impinduka zidasanzwe mu mashuri menshi y'uburezi. Hanyuzemo Dr Pierre Damien Habumuremyi utarahatinze kuko yasagirwa Minisitiri w'Intebe bituma Dr Vincent Birutana wazana impinduka zirimo no gufata ibice byose bya kaminuza z'igihugu abihuriza muri imwe yiswe Kaminuza y'u Rwanda. Mu 2014 Professeur Silas Rwakabamba yahise yinjira amara umwaka umwe asimburwa na Dr Papias Marimba Musafiri maze uyu nawe mu 2017 asimburwa na Dr Eugene Mutimura wahise aragizwe uburezi bw'u Rwanda nawe mu myitwarire itaravuzweho rumwe irimo no gutimbura abo yarajejwe byarangiye mu 2020 asimbujwe Dr Rwamaria Valentine maze uyu mubyeyi nawe arakukuza bigaragara ageza mu kwezi kwa 8 ku 2023 ubwo yasimbuzwaga umunyamabanga we Bwana Gaspard Twagirayezu. Gaspard nawe yabaye nk'uwigera mu kebo k'amahoro kuko mu kwezi kwa 9 tayari Joseph Nsengimana yahise amusimbura. Ibi rero bivuze ko mu myaka 30 Minisiteri y'Uburezi y'u Rwanda imaze kuyoborwa n'abantu 17 bivuze ko ku mpuzandengo iyi minisiteri igomba kugira umuyobozi nibura buri gihe cy'umwaka umwe n'igice urengaho amezi 2. Mu yandi magambo mu gihe kingana gutyo gahunda imikorere kugeza hafi n'uburyo umunyeshuri yigishwa bishobora kuba bihindutse kuko buri wese azana umuvuno na politike y'uburezi. Niko bimeze kuko bigenzuye neza ubona kuko basimburanye buri wese yarakanoza ngendo yagiye asiga ziritse noneho umusimbuye akaba yagakura akazana kanyuzo ke cyangwa kari gasanzwe akagagobekaho akantu runaka. Kugeza buri wese ukuri iki kiganiro yakwibaza ibyo byose biterwa n'iki ko ababyeyi barira ko uburezi babona rwose bitagenda abarimu nuko yewe n'abanyapolitike ntibabihakana.
Kubera izo mpamvu twabyitonzemo dushakisha amabanga kuva ku munsi wa mbere uburezi bukandagira mu Rwanda kugeza uyu munsi, maze dupfupfunura amabanga, amakuru n'ikihishe inyuma y'inyegamo y'iki kibazo. Primo Media Rwanda twasanze burya bwose uburezi ariyo nyirabayazana w'ibyago byinshi, intambara, ubwicanyi n'ibindi bibi byagiye byaduka mu Rwanda. Uguzi kumwe mu banyeshuri bize mbere wize mu Rwanda ari umwami Yuhi Musinga. Murabizi neza se ko ibyiswe kwikubira uburezi mu gihe cy'ubukoroni ari imwe mu mpamvu gashoza ntambara y'ibiswe revolution yo mu 1959 byaje gute? Ni gute kuri Repubulika ya mbere bamwe bavuze ko nabo bagiye kwishyura ibyo bakorewe mu bukoroni bagaheza abandi? Naho se Habyarimana na politike yiswe yiringaniza serayi na serari, ibyo kuri Repubulika ya gatatu kugeza ubu hamwe n'ibyiswe 9 years basic education, 12 years basic education, kaminuza na za IPRC n'ibindi birimo n'ubugambanya hari utigeze umenya bwagiye bukorerwa mu burezi. Ahasigaye tugatangira ariko nyine tugafangurana amafufu n'amafaranga bidufubika nk'abanyafrika. Twagiye uramutse ubonye umuntu wambaye costume nziza ihenze ariko atakarabye, ntabwo watinda kubona ko ibyo bintu bitajyanye kandi bidakwiye. Ibi birasa neza no kubona imodoka nziza kandi ihenze ariko yashyizweho za fume z'udusashe twirabura, za zindi polisi zagukuzaho ku muhanda. Nyamara nza abantu hano mu Rwanda ushyira imodoka yawe bakaguha fume za original zitari ziriya z'udusashe bomeka ku kirahuri cy'imodoka zikagishongeraho zikacyangiza kandi zigahindura umwimerere wacyo. Oya, ni fume za original zidakoze mu dusashe, uyishyira ku kirahuri cyangwa se ukayikuraho mu masegonda make cyane ukayisubizaho bishatse. Ushobora kuyikuraho ukayisukura ukayisubizaho. Ntabwo zikora ku kirahure kubera ko zifite rukuruzi ifata ku muzenguruko w'ikirahuri cy'imodoka. Ni fume za VIP zikorwa n'uruganda rw'Abarusiya Trokoti ruhagarariwe muri Afrika na Trokoti Africa Limited ikorera hano mu Rwanda. Izi fume z'imodoka bakora zirinda 83% by'imirasire y'izuba yangiza uruhu rw'umuntu. Nta vumbi na rike ryakwinjira mu modoka yawe n'ubwo wamanura ikirahuri, zituma uri hanze y'imodoka atarebamo imbere. Ushobora kumanura ikirahuri ariko iyo fume ikagumaho, ariko cyane ntabwo zihindura umwimerere w'ikirahuri cy'imodoka. Mu yandi magambo, ntabwo zinyuranije n'amategeko y'umuhanda. Izi fume zishyirwa ku modoka zakozwe kuva mu 2015 kuzamura. Hamagara 07 88 88 53 68 uduhe komande tuzikuzanira huri. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Mwitonde iki kibazo tugisesere mu mizi duhereye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'Ubufaransa muri commune ya Colmar. Mu 1933 muri uyu mujyi havukiye umugabo akitwa Professeur Pierre Erni, n'umufaransa wabaye byuzuye impuguke ku burezi bwo mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari kuko yigishije muri Université Nationale du Zaïre, iyo nyine muri Zaïre, akomereza muri Centre d'Enseignement Supérieur muri Brazzaville, ndetse kuva mu 1973 kugeza muri 1976 yigishaga filozofiya muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Uyu muhanga nyuma y'imyaka 2 avuye mu Rwanda ahinga mu 1978 yasohoye inyandiko ifatwa nk'inkomarume mu by'amateka y'uburezi bwo mu Rwanda. Ni inyandiko y'ubushakashatsi yise de l'éducation traditionnelle à l'enseignement moderne au Rwanda de 1900 à 1975. Mu gice cya mbere agaruka ku munsi cyitwa kwigisha cyangwa uburezi byatangiriye mu Rwanda, yahamije ko Kiliziya Gatolika n'abamisiyoneri bayo ibifashijwemo n'abakoloni b'Abadage aribo batangije bwa mbere cyitwa ishuri no kwigisha mu Rwanda. Ngo hari mu mwaka wa 1900 ubwo abarimu bari barakuwe muri Uganda bakaba abayoboke ba Kiliziya Gatolika batojwe icengeza amatwara ryayo abazwi nk'abakatejiste, umwe yitwaga Toby Kabati na Elias bageraga mu Rwanda, ndetse umwami Musinga abumwe mu banyeshuri ba mbere. Professeur Pierre Erni abyandika yagize ati: abapadiri bera nibo mu by'ukuri batangije amashuri mu Rwanda. Bafunguye ishuri ibwami rigamije kwigisha abana b'abashefu. Ishuri rya mbere ryashinzwe kuyoborwa n'abakatejiste b'Abaganda Toby Kabati na Elias.
bigeze mu 1906 basimbuwe na Prestanshi na Willem. Umwami Musinga nawe ubwe yatangiye kwiga igiswahili nuko amenya gusoma no kwandika. Kiliziya Gatolika yakomeje gukwiza amashuri, ariko yari amashuri yigishaga igisimu n'iyobokamana, ku buryo muri buri misiyoni yashingwaga bateganyaga inyigisho zibanze zigenewe abahungu n'abakobwa zikayoborwa n'umupadiri. Inyandiko ya Professeur Pierre Erni yemeza ko nibura mu 1905 hari amashuri 10, mu 1910 akaba hari amaze kugera amashuri 33 afite abanyeshuri 1250, kimwe cya kane cyaba ari abakobwa. Mu byabaga bitegetswe kugira ngo umuntu abatizwe, abigishwa b'ingaragu bagombaga kuba bujuje ibyangombwa by'ibanze bituma bamenya gusoma no kwandika. Abakatejiste bigishaga mu masantrari babaga bashinzwe cyane kwigisha iyobokamana, ariko bakigisha n'abana babaga bageze igihe cyo gutangira ishuri n'abantu bakuru babaga batarashyingirwa. Aha kandi umenye ko abanyarwanda bandi bari barakandagiye mu ishuri risobanutse bari abaseminari ba mbere bakuwe mu Rwanda bakajyanwa mu ishuri rya hafi y'ikiyaga cya Victoria ahantu hitwa Rubia muri Tanzania. Icyo gihe hari mu mwaka wa 1904. Nibura kugeza mu 1912 uburezi bwo mu Rwanda nta shuri ryisumbuye na rimwe bwari bufite, kandi kwigisha byakorwaga mu kavuyo. Muri uyu mwaka nibwo yayoboraga Kiliziya Gatolika Musenyeri John Joseph Hirth yatanze itegeko mvugo na programme isobanutse yo kwigisha igabanyije mu bice bikigenderwaho. Icyo gihe yategetse ko abana bari hagati y'imyaka 7 na 12 bagombaga kujya bajya kwiga inshuro enye mu cyumweru, bakamara isaha imwe biga gusoma, bakabazwa ku byo bize, bakigishwa iyobokamana n'indirimbo. Yategetse ko ikindi cyiciro gikurikiyeho cyiteguraga batisimu kiri hagati y'imyaka 12 na 15 kujya biga 3 mu cyumweru, bafite kandi programme nk'iriya y'abana bato. Inyigisho yategetse ko kwiga cyane ibyo byiciro bizajya bitangira kwiga nyuma yo gusomerwa misa. Icyiciro cya gatatu ni inkumi ndetse n'abasore bari hejuru y'imyaka 18 gusaguka 20. Aba nibo babaga bari mu ishuri rya nyaryo bafite na gahunda isobanutse imara igitondo cyose. Nyuma y'uko Musenyeri ashyiriyeho umurongo mu mwaka wakurikiyeho 1913, baba seminari bari barajyanwe kwiga muri Tanzania bagaruwe mu gihugu bakomereza mu ishuri ryari ryuzuye ikansi. Naho mu mwaka wa 1914 bajyanwe Kabgayi, ari n'abapadiri ba mbere baherewe ubusaserdoti mu mwaka wa 1917. Aya mavugurura yanageze mu ishuri umwami Musinga yari yaraminujemo, kuko mu 1929 ryari rimaze kuvugururwa neza, ndetse abana hafi ya bose b'abayobozi abashefu kuva ku bahungu ba Musinga ari bo Munonozi, Rudacyaha na Rudahigwa bari kuryigamo. Ariko ukamenya ko abana b'abashefu ba mbere bari bararangije kwiga mu 1923, icyo gihe bari abana 30 gusa. Nibura ishuri rusange rihamye kandi rikora, atari ku bana b'abanyapolitike bonyine, ryashinzwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere mu 1932, nyuma y'umwaka umwe umwami Musinga yirukanwe mu Rwanda. Iri shuri ryisumbuye ryashinzwe Astrida, ubu ni hariya mu karere ka Huye i Butare, n'ubu riracyahari, ryitwa Indatwa n'Inkesha. Hagati ariko Kiliziya yari yarashinze amashuri mato hirya no hino mu gihugu agafasha rubanda rusanzwe kandi akagira agaciro kadakanganye. Aho akiyongeraho n'amashuri y'amaseminere, ariko by'umwihariko Indatwa n'Inkesha zigaga muri ririya shuri ryisumbuye rya Astrida zagombaga kuba ari abana b'abategetsi, cyane abava mu gice cyitwaga icy'Abatutsi. Ibyo niko bimeze kuko umunyamateka Dr René Le Marchand abigarukaho mu gitabo Rwanda and Burundi. Ku rupapuro rwacyo rw'138 yahamije ko nibura kugeza mu mwaka wa 1945 nta munyeshuri n'umwe utarabarizwaga muri icyo gice wari wagakandagiye muri groupe scolaire d'Astrida. Uko kandi ngo niko byagenze mu yandi mashuri yose yitwaga ya leta y'Ababirigi, kuko aba bagabo bakoronizaga u Rwanda ibyo babibonaga nk'iturufu nziza yo kuyobora no gukoroniza igihugu mu cyayenge bakoresheje igice kimwe nyuma yo kucyangisha ikindi. Indi mpuguke kabuhariwe kuri politike y'u Rwanda Professor Mahamudu Mamudani akaba yarabaye umutware muri kaminuza ya Makerere, akigisha muri Columbia University yo muri Leta Zunze za Amerika, ahubwo ubu n'umuyobozi mukuru muri Kampala International University. We rero n'igitabo yanditse ku Rwanda akacyita When Victims Become Killers, Colonialism, Nativism and the Genocide in Rwanda. Nubwo ibyinshi yacyanditsemo bitavuzweho rumwe, ariko yemeje ko umwe mu mijinya w'umurandura nzuzi w'urwangano hagati y'abanyarwanda b'ibyo by'abahutu n'abatutsi ngo byashingiye kandi bishibuka mu guhezwa igihe kinini mu mashuri akomeye kwa bamwe. Ubwo yavugaga abahutu, ibyo bigasemburwa nuko nyine babaga barayarangije ari nabo bahabwaga imyanya y'ubutegetsi, ibyo bigatera kandi ikindi gice cy'abanyarwanda. Ibi ngo n'Ababirigi baje kubona ko ari ibintu biri kujya ahantu habi, bituma nyuma y'intambara ya kabiri y'isi batangira gufata umubare muto w'igice cyitwaga Hutu nacyo kijyanwa mu mashuri, aho yanditse ku rupapuro rwa 303 ko nibura mu 1954 abanyeshuri 3 b'abahutu bakiriwe muri Astrida baturutse kuri urwo ruhande rundi, ni mu gihe abandi bari 63 guturuka mu gice cya Rwanda urundi. Ibyo nabyo ntibyabuze gukomeza gukongeza uburakari binakururukana n'izindi mpamvu nyinshi, ariko hashingiwe kuri ibi nk'impamvu iyoboye izindi. Byarakururutse biza no gupfunukamo ibyo mwumvise byitwa revolution mu 1959. Ni ibintu Professeur Mamudani we yise social revolution yagaritse ingogo igatuma abantu bahunga, bikazabyara ibindi namwe hari muzi.
Ibyo bya social revolution byakurikiwe no kwirukana ubwami, nabyo bikurikirwa n'ubwigenge bwo mu 1962. None mu mwaka wakurikiye ubwigenge ku itariki ya 3 z'ukwa 11 ku 1963, abihaye Imana Gatolika b'Abadominikane bari baturutse mu ntara ya Quebec muri Canada bashinze kaminuza ya mbere mu Rwanda bafatanyije na leta ya Kayibanda. Yashinzwe hari i Butare iruhande, yitwa Université Nationale du Rwanda UNR. Icyo gihe Padiri George Henri Levesque niwe wayibereye umuyobozi n'amashami 3: ubuvuzi, uburezi na siyansi zigisha ubumenyi ngana muryango, social sciences. Abari mu 16 n'abanyeshuri 51, kaminuza nkuru y'u Rwanda nayo yari igiye kubica bigacika, ariko nyine igatangira gusohora abaminuje bwa mbere mu mateka y'u Rwanda. Tutararenga aha, akantu ugomba kumenya neza nuko nk'uko umwanditsi Professeur Mahmoud Mamdani yabyanditse ku rupapuro rw'112 rwa cya gitabo cye, ngo umunyarwanda wa mbere mu mateka wabashije gucigatira impamyabumenyi ya kaminuza bachelor's degree mu ishami ry'imiyoborere na science politique, administration and political science, yitwa Anastase Makuza. Uyu yayikuye muri kaminuza yo muri Congo Kinshasa yitwa Centre Universitaire de Kisantu mu mwaka wa 1955. Ni nyuma yo kunyura mu mashuri y'seminari ntoya n'inkuru ya Nyakibanda, Grand Seminaire de Nyakibanda, yabirangiza agakomereza iyo muri Zaire. Ikibabaje ngo nuko agarukanye ubwo bumenyi bw'ikirenga muri politike yamaganiwe kure, ndetse n'umwami Mutara mugendera kure. Niko Professeur Mamdani yabyemeje. Ni mu gihe kuva mu 1963 kugeza mu 1993, nibura muri iyo myaka 30, kaminuza nkuru y'u Rwanda yari imaze gusohora abafite impamyabumenyi zayo bangana n'1962, mu gihe kugeza mu 1962 nibura mu Rwanda hari hamaze kugera amashuri yisumbuye 28, 18 muri yo yigisha uburezi. Kugeza aho iby'uburezi mu Rwanda no guhinduka kwa politike y'u Rwanda hakajyaho ubutegetsi bwa Repubulika bwiswi ya mbere buyobowe na Kayibanda Gregoire, nabwo bwari bugiye kubihindura ibindi. Muribuka ko bemeza ko hari ababaryamiye bo mu gice cy'abatutsi. Ubwo rero ngo hari hageze nabo ngo bahengeke imbehe igana aho bashaka. Kuri leta ya Kayibanda abatutsi barahejwe mu mashuri, vumbi riratumuka. Kwinjira mu mashuri n'imirimo n'ibisa nabyo bibigitangaza kuba bibonye. Mu 1998 umushakashatsi wabicaga bigacika Simpinzwe Gaspari yabigarutseho ku rupapuro rwa 29 rw'igitabo cye Epitome de l'enseignement libre subsidi au Rwanda, ati mu itegeko nshinga ryo mu 1962 no mu itegeko ry'uburezi ryo mu 1966 hari harafashwe icyemezo ko kwiga amashuri abanza ari itegeko kuri buri mwana, kandi ko ari ubuntu kugeza ku myaka 15. Yakomeje avuga ko mu mashuri abanza hashyizweho uburyo bwo kwiga mu byiciro bibiri. Buri mwarimu yabaga afite ibyiciro bibiri by'abanyeshuri agomba kwigisha, kimwe mu gitondo ikindi nyuma ya saa sita. Ibyo byatumye umubare w'abana bigaga mu mashuri abanza wiyongera ku buryo butangaje, ndetse byagiye kugera ku iherezo rya Repubulika ya mbere amashuri yisumbuye yavuye kuri 28 agera kuri 63 mu gihugu hose. Gusa ibyo guheza ubwoko byo byakomeje kuba icyita rusange, hafi kwakirwa nk'umuco, bigakorwa nko kwihorera no kwishyuza inka ya Nyangara. Ikindi kizwi mu burezi bw'icyo gihe nuko abakomoka mu gice cy'amajyepfo ashyira hagati y'igihugu bashyizwe ku ibere, cyane cyane mu bijyanye n'ubumenyi bw'imishahara ishimishije na politike mu buryo buziguye n'ubutaziguye, abaho bagizwa mu mashuri no muri politike kuko ariho Kayibanda yakomokaga. Ibyo ariko ntibyatumye igice cyitwa cy'abatutsi kidakomeza guhezwa. Noneho mu gihe cy'intangiriro z'ikinyacumi cyo mu 1970 batangira benshi kwirukanwa mu mashuri yaba yisumbuye no muri kaminuza y'u Rwanda mu kiswe Muyaga, yanakururutse kugeza mu 1973 ubwo Kayibanda yahirikwaga na Habyarimana, hatangira Repubulika ya kabiri. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board. Ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera, nibo batanga akazi kubiza handi. Abatunzi imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho nimutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha nayo yituzanire tuyigusuzumire, tukubwira ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga, kubera ko imodoka ni imashini yakozwe mu izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara, kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe.
iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Muri Repubulika ya Kabiri rero ibintu byaje kuba ibindi mu burezi kuko ikibuga cyicuritse ndetse bireka kuba n'ivangura amoko gusa hahezwa abatutsi, noneho hahezwa n'igice cy'abahutu baturukaga mu majyepfo yo hagati y'igihugu mu kiswiringaniza. Reka tubisobanuze ibimenyetso. Mu 1996 umwanditsi, umushakashatsi n'umuyobozi w'ikigo Neles Conseil Nkunzumwami Emmanuel yasohoye igitabo agaruka kuri politike y'u Rwanda kugeza ubwo. Ni igitabo cyemewe n'abigisha amateka kinifashishwa mu nyandiko nyinshi nk'ivomo cyitwa La Tragédie Rwandaise Historique et Perspective. Ku rupapuro rwa 99 yahagaragarije itandukaniro ry'uburezi bwo kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Yavuze ko Repubulika ya mbere yavanguraga ubwoko bw'abatutsi igamije kubuheza, none iya kabiri iza kubihuhura yongeramo n'igice cy'abahutu. Ati kuri Repubulika ya mbere abatutsi mu gihugu nibo bahezwaga bonyine, abayobozi bose b'abahutu babyumvikanagaho bihagije. Kuri Repubulika ya kabiri hongerwamo guhezwa kw'abahutu baturuka mu turere two hagati n'amajyepfo y'u Rwanda. Yarakomeje ku zindi mpapuro ati iyo politike yahaga buri bwoko na buri karere umubare ntarengwa w'abagomba kubona imyanya mu mashuri no mu kazi ka leta n'abikorera hakurikijwe umubare wabo mu baturage rusange. MRND yarushijeho kubikaza. Fondateri wa MRND muri disikuru programme yo ku itariki ya mbere Kanama 1973 no muri kongere ya MRND yo ku itariki ya 29 Kamena 1983 yaravuze ati birumvikana ko kwemerera abajya mu mashuri yose bizashingira ku miterere y'urubumba mbaga nyarwanda mu bijyanye n'ubwoko n'uturere twarwo. Iyi politike y'inganiza ry'amoko n'uturere yabuzaga ababishoboye kujya mu mashuri, mu ngabo, mu gipolisi, mu myanya bifuza kandi bakwiye, ikaba yarashyiraga ku ruhande abatutsi n'abahutu bo mu zindi perefegitura uretse za Gisenyi na Ruhengeri. Perefegitura ya Gisenyi yari ifite abaturage bangana n'9.7% by'abaturage bose b'u Rwanda, yahawe imyanya igera kuri 15.61% mu mashuri. Ibi mureke tubyumve neza. Muri Repubulika ya Kabiri kujya kwiga mu mashuri yisumbuye na kaminuza ntibyashingirwaga gusa ku bushobozi bw'umwana, ahubwo harebwaga ku bintu bibiri: ubwoko naho aturuka. Ibi byakozwe abanyapolitike b'icyo gihe bemeza ko ari uburyo bwo gusena no kuringaniza ibyari byararumbaraye, kuko bashinjaga ko mu gihe cy'ubukoroni igice cyiswe cy'abatutsi aricyo cyihariye kujya mu mashuri, noneho Repubulika ya mbere Kayibanda yaza nayo igatonesha ikanashyira imbere igice cy'Induga n'amajyepfo y'u Rwanda, ubwo ngo gaheza nasikigingiza amajyaruguru. Ubwo rero bakemeza ko hageze ngo ibyo bice bibiri nabyo bihigamira amajyaruguru nayo yumva icyanga cyo kwiga. Nkuko tubinyuzeho, icyahoze ari perefegitura ya Gisenyi yari tuwe n'abanyarwanda bagizwe n'9.7% by'igihugu, ariko ihabwa 15.61% by'imyanya y'amashuri yose mu Rwanda. Ibi bisobanuye ko abandi bose basigaye bangana na 99.3% bagabanye 84.39% by'imyanya y'amashuri yari asigaye. Gusa perefegitura nazo zikagenda zisumbana, kuko nka perefegitura ya Ruhengeri nayo yafataga hejuru y'10% kumanuka byagera mu bice by'amajyepfo bakagabana imyanya igerwa ku kayiko. Ibi kandi ni nako byakorwaga mu itangwa ry'akazi ndetse n'ingengo y'imari ya za perefegitura. Mu mibarizwi neza yo kuva mu 1978 kugeza mu 1990, perefegitura za Gisenyi, Kigali na Ruhengeri zahawe 51% y'ingengo y'imari yose y'igihugu, mu gihe nk'ubwo perefegitura za Gikongoro, Kibuye, Cyangugu na Kibungo ko arenye zahawe 25% gusa. Nanone perefegitura ya Gisenyi ndetse n'iya Ruhengeri ku rwego ruto zikubiye imyanya y'ubuyobozi mu nzego bwite za leta no mu bikorera. Mu bigo bya leta 50% by'imyanya y'ubuyobozi n'iby'inzego nkuru yarimo abakomoka muri izo perefegitura gusa. Ibyo uzabisome ku rupapuro rwa 437 rw'igitabo History of Rwanda from the beginning to the end of 20th century cyanditswe n'abarimu bigisha amateka muri kaminuza y'u Rwanda, Professor Byanafashe, Rutayisire, John Wakarega, Kabwete, Kanimba Misago, Gamariel Mbonimana na Faustin Rutembese. Aba bajejeta amateka ku buryo butunguranye bavuze ko politike y'inganiza yashyigikiwe ku buryo ngo na Kiliziya Gatolika yishyigikiye bitavugwa, ivuga ko yaziye igihe no gukosora ibyari byaragoramye. Ibyo mvuze niko bimeze, kuko ku rupapuro rwa 438 baranditse bati abasenyeri bo mu Rwanda bandikiye abakristo babo bagira bati ntimuyobe yuko politike y'iringaniza mu kazi no mu mashuri gamije gukosora akarengane kateje imbere bamwe ariko kakaryamira abandi. Birumvikana ko bene iyo politike itashimisha bose kandi itahita ibyara umusaruro yitezweho ako kanya. Ibya politike n'amateka y'u Rwanda ni amayobera rwose. Ibyo bintu banditse buri wese yabigiraho impungenge ndetse kubyemera no kubibonera ibimenyetso byatubijije akuye. Gusa mwumve ko mu nyandiko y'impapuro 182 twabonye kopi bigoranye, ikabikuyemo amabaruwa, amatangazo, ubutumwa n'amabwiriza yose y'umwimerere yagiye atangwa n'abepiskopi ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda agenewe abakristo babo, niho hagaragaramo ibyo twari tuvuze.
inyandiko y'akajomba bugabo inapfuritsemo ibyo abatarayisoma batazigera bamenya kandi bisobanuye byinshi muri politike y'u Rwanda kuva hambere, yitwa Lettres pastorales et autres déclarations des évêques catholiques du Rwanda de 1956 à 1962. Ku rupapuro rwayo rw'158 bavuze ko politike yari hari iringaniza ikwiriye mu rwego rwo gusangira ibyiza by'igihugu. Mu magambo yo mwimerere twirinze no gusemura baranditse bati: Actuellement d'une tendance à obéir à une certaine exclusive raciale, quoi qu'il faille veiller à ce que chaque fraction de la population puisse d'une manière équilibrée accéder aux différents emplois et qu'il faille mettre tout en œuvre pour que cette répartition passe à l'état de réalisation. Cependant, ce juste équilibre étant acquis. Nubwo Kiliziya yemeraga kwiringaniza ari ryiza, ariko yavuze ko bikozwe bigamije gukandamiza ubwoko runaka byaba atari byo. Bati: Si cette mesure est uniquement inspirée par un motif racial, elle est condamnable. Le racisme constitue un danger très grand pour l'esprit chrétien. Ubwo aho bavugaga ko biramutse bikozwe bitewe n'akayihayeho k'ubwoko, ibyo byaba ibyo kwamaganwa, kuko irondakoko rikubiyemo ikibi gikomeye kuri roho y'umukristo. Ibyo byo nibyo, kandi buri munyarwanda wese ashatse yabimira bikamugera ku misokoro. Dukomeje tukareka ibyo byiswe iringaniza, équilibre. Muri iki gihe cya Repubulika ya Kabiri habaye impinduka mu burezi. Systeme yari isanzwe ari 6-3-3 mu mashuri abanza n'ayisumbuye yahindutse 8-3. Ibyo bisobanuye iki? No kuvuga mbere umunyeshuri yari asanzwe yiga amashuri abanza akiga imyaka 6 agakomeza mu byitwa tronc commun imyaka 3, agakomeza mu byitwa section umwana akahiga imyaka 3. Ubwo bikaba imyaka 6-3-3. Ibyo byaje guhindurwa umwana akiga imyaka 8 mu mashuri abanza ya primaire akarangiriza mu mwaka wa 8. Gusa inshuro nyinshi iyo myaka 2 ya nyuma bayigagamo amasomo arimo nk'ubuhinzi, ububaji n'ibindi, noneho bagakora ikizamini, abatsinze bagahita bakomeza muri section kuko tronc commun yasaga nk'iyakuweho. Muri ibi bihe ni nabwo hadutse amashuri yabiciye bigacika akitwa serari na serayi. Aya mashuri yo yigwaga ku buryo bukurikira: umwana wabaga urangije umwaka wa 8 yakoraga ikizamini, abatoranyijwe hagendewe kuri ryaringaniza bagahita bakomeza muri section, abatatoranyijwe ubwo nyine bikemezwa ko batsinzwe cyangwa basigajwe bitewe n'ibipimo by'aho baturuka n'ubwoko, ariko nyamara batanafite ubushobozi bwo kwirihira amashuri yigenga dore ko ngo yanakoshaga. Abo rero bari barashyiriweho amashuri y'imyuga irimo ubudozi, ububaji, ubutetsi, ubwubatsi, kuboha imisatsi n'ibindi byinshi mu njyana nk'iyo. Ibyo rero nibyo byiswe serari na serayi. Ababyize ubu ndabizi muri bikwerere n'amajigije yo kuganirira amateka menshi yabyo urubyiruko. Gusa ibi nabyo mu gihe cy'amashyaka menshi muhahinga mu 1990 byongeye gukurwaho, hasubizwaho bwa buryo bwa mbere byanakomeje kugeza muri jenoside yakorewe abatutsi ikazihindura byinshi. Uyu munsi hari abantu batuvuyemo kuko babuza mikoro yo kwivuza, abandi barimo kwitabaza inshuti kugira ngo babone uko bivuza. Aba bose ntabwo bagize amahirwe yo kumenya Vumi, isosiyete mpuzamahanga y'ubwishingizi bw'indwara yavukiye muri Amerika muri Texas ariko ikanagira icyicaro i Dubai. Yishingira indwara zose kandi ku isi yose. Icyo usabwa ni uguhitamo aho ushaka kwivuriza. Mu Rwanda Vumi ikorana n'ibitaro bikomeye nk'ibyitiriwe Umwami Faisal, Polyclinique du Carrefour n'ibindi. Ku bantu bakunda gukorera ingendo mu mahanga, ibyo guhangayikishwa n'ubwishingizi bw'indwara bikwiye kurangirira ahangaha, kubera ko Vumi itanga ubwishingizi buvuza abantu mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, Ubuhindi, Canada, Uburayi n'ahandi. Iyo uguze ubwishingizi bwo kwivuriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uba wemerewe kwivuriza ku isi yose. Iyo wishingiwe muri Vumi uvurwa indwara zose kugera ku guhabwa insimburangingo. Ibigo by'abikorera n'inzego zikoresha abantu benshi, icyo musabwa ni uguhitamo Vumi, ubundi ugakoza urutoki ku ikarita y'isi ugahitamo igihugu ushaka kwivurizamo. Ibyangombwa si ikibazo kubera ko ufite ubwishingizi afashwa gushaka visa. Mu Rwanda Vumi ikorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya T2000. Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 83 49 42 96. Repubulika ya gatatu rero. Iby'uburezi ni Repubulika byo dushatse twabitangirira mu kwezi kwa 8 2003. Icyo gihe leta y'u Rwanda yasohoye inyandiko ikubiyemo politike zayo ku burezi. Ni inyandiko byoroshye kubona kuko yitwa Rwanda Education Sector Policy July 2003. Muri inyandiko leta y'u Rwanda n'ubuyobozi bwari buriho ari nabushya kuko Perezida Paul Kagame nibwo yarakimara gutorwa n'abaturage nyuma y'imyaka 7 y'inzibacyuho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Ku rupapuro rwa 18 bahanditse interuro igira iti: Education is for all Rwandese equally without any discrimination. Ubwo bashakaga kuvuga ko uburezi bugomba kujya kuri bose kandi bungana ku banyarwanda bose nta vangura iryo ari ryo ryose. Bavuze ko leta ifite gahunda y'uko mu 2010 uburezi bw'ibanze ibyo bise Universal Primary Education bugomba kuba bwageze mu nguni zose z'igihugu. Muri iyo nyandiko bavuze ko mu 2015 ngo uburezi fatizo ibyo bise Basic Education for All nabwo bugomba kuba bwagenze gutyo. Dushingiye kuri ayo makuru byatwemeza ko bo baje batandukanya ubwoko, inkomoko n'ibindi hamwe n'uburezi.
ku rupapuro rwa 14 bemeje ko u Rwanda ruhisemo kugendera ku buryo bw'imyigishirize inyura mu cyitwa multilingualism, aho nta rurimi fatizo rumwe rushobora kwemezwa nk'uruhatse izindi zose ngo rube umuyoboro w'imyigishirize umwe, nko kuvuga ko icyongereza cyonyine kizahaka izindi ndimi ntihagire urundi rurimi ruhasunutse amazuru. Nk'uko byari byiyemejwe, amashuri abanza ya leta yabaye ubuntu, ndetse ubigenzuye neza ukarunguruka mu gitabo cyanditsemo itegeko nshinga u Rwanda ruri kugenderaho kugeza ubu, ingingo ya 20 ivuga uburenganzira busesuye ku burezi, ikanategeka iby'amashuri abanza. Igira iti buri munyarwanda wese afite uburenganzira ku burezi, ubwisanzure mu kwiga no kwigisha buremewe mu buryo buteganywa n'amategeko. Kwiga amashuri abanza ni itegeko kandi ni ubuntu mu mashuri ya leta. Si ibyo gusa, kuko mu kwezi kwa mbere k'2009 leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo kwiga imyaka 9 y'ubuntu ku batishoboye, ibyiswe 9 years basic education, nyuma gato igezwa ku myaka 12 biba 12 years basic education. Bisobanuye ko ari amashuri abanza y'imyaka 6 y'ubuntu, icyiciro rusange cy'imyaka 3 n'ikisumbuyeho cy'3. Umwana rero akarangiza amashuri yisumbuye ku buntu dede, nta gicere asabwe. Gusa kuba hari umusaruro uhambaye ungana no kwiga nyine byemezwa n'abahanga nka Professor Gamaliel Mbonimana ko byagoranye, nk'uko turabibona mu kanya. Kugeza aho rero mureke tunyure mu buryo uburezi bushushanyije mu Rwanda, noneho nze kubereka akantu gakomeye turakurikizaho. Uburezi bwo mu Rwanda bukomeje kuba ku ihame rya 6-3-3-4. Ibyo bivuze ko umwana atangirira mu mashuri abanza primary school, akaba agomba kuhiga imyaka 6, akiga amasomo shingiro arimo imibare, ikinyarwanda, icyongereza, science, ubumenyi rusange n'ibindi, ahasigaye agakora ikizamini asangira n'abandi mu gihugu cyose, ikizamini cya leta. Yagitsinda agakomereza mu cyiciro rusange junior secondary school, abandi mwita ordinary level. Aha naho akayiga imyaka 3 yiga amasomo rusange yisumbuyeho, arimo nibanziriza amasomo mu byigwa rusange byose, kuva ku mibare, ubugenge, ubutabire, amateka, ubumenyi bw'isi, amasomo y'ibinyabuzima, ikoranabuhanga, indimi z'icyongereza, igifaransa, ikinyarwanda n'igiswahili n'ibindi by'ubumenyi bwose yakenera. Aho rero ahava yerekeza mu cyiciro cy'amashuri yisumbuyeho, arimo noneho guhitamo umuhamagaro ugendanye n'inzozi, umurimo n'ibyifuzo aba yifuza kuzageraho. Niyo mpamvu muri iki cyiciro cyisumbuyeho senior secondary school, abandi muzi nka advanced level, ahitamo amashami arimo nka science rusange nk'ibyitwa ubugenge, ubutabire n'imibare, physics, chemistry, mathematics, PCM, physics, chemistry, biology, PCB, mathematics, chemistry, biology, MCB, mathematics, physics, geography, MPG, mathematics, economics, geography, MEG. Ariko akaba nashobora guhitamo no kwiga amashami ya siyanse mbonezamubano mu mashami nk'amateka, ubukungu n'ubuvanganzo, cyangwa amateka, ubuvanganzo n'umumenya muntu, history, economics, literature and psychology, history, economics, geography, HEG, history, geography, literature na literature, economics and geography, LEG. Hanazamo amashami y'indimi n'ubuvanganzo bw'icyongereza, igifaransa n'ikinyarwanda, English, French, Kinyarwanda, EFK, English, Kiswahili, Kinyarwanda, EKK, gukomeza n'andi mashami. Muri iki cyiciro biga imyaka 3, bigasozwa n'ikindi kizamini noneho kibinjiza mu mashuri yo muri kaminuza n'ahanitse. Gusa hafi aho mu kimbo cyo gufata ayo mashami yaba ya siyanse cyangwa y'imibanire mu cyiciro cya advanced level, hari n'ikindi cyiciro biteganye cy'ubumenyi ngiro nacyo kigira amashami n'imyihariko ibamo n'ubukanishi, by'amashanyarazi n'ibindi nabyo byigwa imyaka 3. Mu cyiciro cya kaminuza tugendeye ku mashuri rusange ya leta mu Rwanda, hari kaminuza y'u Rwanda ifite amashami n'ibice 6, ari byo College of Arts and Social Sciences. Iri ni ishami rya kaminuza y'u Rwanda riherereye i Butare mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Muri iri shami abarizwamo ibice byigisha amasomo nk'amategeko, politike, imiyoborere, amateka, indimi n'iby'ubutegetsi. Hari kandi na College of Business and Economics, ifite icyicaro Gikondo mu mashami y'ubukungu n'ubushabitsi, za finance, business, banking, economics ndetse n'ibindi. Hari kandi College of Science and Technology i Nyarugenge, ikabarizwamo amashami yigisha siyanse rusange n'amasomo y'ikoranabuhanga. Ubwo nk'abashaka kuminuza mu bugenge, ubutabire, imibare, ubwubatsi n'ibindi babarizwa aho ngaho. Hakurikiraho ishami ry'uburezi College of Education riherereye i Kayonza icyarimwe na Nyagatare. Aha hakabamo amashami yo kwigisha ibyigwa byose nko kwigisha indimi, siyanse n'ubundi bumenyi. Andi mashami abiri asigaye ni ishami ry'ubuvuzi n'ubuzima College of Medicine and Health Sciences, rikaba ishami riminurizwamo iby'ubuvuzi byose kuva ku baforomo, abatera ibinya, ababaga ndetse n'abandi. Iri shami riherereye i Remera mu mujyi wa Kigali. Ishami rya nyuma ni iry'ubuhinzi n'ubuvuzi bw'amatungo College of Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medicine, naho nyine bigishamo iby'ubuhinzi n'ubworozi n'ubuvuzi bubishingiyeho. Hagati aho rero hakaba ikindi cyiciro cyihariye cyo kwigisha ariko bishingiye ku bumenyi bw'imyuga mu cyiciro gihanitse. Ibyo ni ibyitwa Integrated Polytechnic Regional Colleges, IPRCs. Aya ni amashuri ahanitse muri bwa bumenyi bwitwa imyuga nk'ubwubatsi, ubukanishi n'ibindi, ariko bidatangirwa impamyabumenyi y'icyiciro cya kaminuza nk'uko twabibonye muri College of Science and Technology. Muri IPRCs aho batanga impamyabumenyi zisumbuye, ubwo kamenya ko nko mu Rwanda hari IPRC 8 mu bice bitandukanye. Abanyeshuri naho binjira muri aya mashuri ya IPRC nyuma yo kurangiza cya cyiciro gikuru cy'amashuri yisumbuye advanced level cyangwa ya myuga twabiringanishije.
Kugeza ubu rero mu Rwanda hari amashuri abanza, ayisumbuye na za kaminuza bitabarika, ku buryo muri uyu mwaka turimo kaminuza y'u Rwanda igomba gusohora abasaguka 8,000. Gusa yabasohora yagira byemezwa ko yaba ari abarangiza mu mashuri abanza, ayisumbuye yewe na kaminuza ngo imbaraga zabo zo ku isoko ry'umurimo n'ubushobozi mu byo bize biba biteye agahinda. Quality ya education ntiyavuzweho cyane nka quantity. Twaganire kuri quantity ariko quality ntayo. Haracyari ikibazo hano, ndakeka ko bagenzi bagiye bakizi, mu bantu 10 duha interview zo gukora akazi runaka kandi bafite za degrees zina hasi zuko ziteye, ariko abantu bafite degrees ntabwo bazi kwandika inzandiko zisaba akazi. Ku bantu 10 bagusaba akazi hanyuramo nk'umwe nawe abari muri za 60%. Ndibaza quality ya education yagiye hehe? Twakora iki kugira ngo abantu bafite degrees zibanza yewe n'abafite masters degrees, iyo mwicaje ahantu ukamuha urupapuro n'ikaramu uti mukamuha na topic yewe utisubiza iki kibazo, babura ibyo bandika. So ndibaza quality yagiye hehe kugira ngo tugire nabo abantu bavuye mu mashuri bashobora guhabwa akazi kandi bagakora ibintu byiza. Noneho rero wahinguka kubasoreje muri ya mashuri ya 9 years basic education na 12 years basic education bikaba ibyo guterera inzuzi. Yenda tutarajya ku bindi, mureke ibi byo tubitungeho itoroshi, dore ko bireba benshi kuko abana barangije amashuri y'ubusa barangiza ngo ingano nini ifite n'ubumenyi bw'ubusa nk'uko ababisuzumye babyemeza. Mu bushakashatsi bw'umunyamateka akaba yaranigishije igihe kirekire muri kaminuza y'u Rwanda Professeur Gamaliel Mbonimana bwo mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwa 6 kwa 2018 yifashishije akarere ka Kayonza. Uyu mugabo yavuze ko rwose amashuri ya 9 years basic education acumbagira bikomeye. Mu nyandiko ye wasanga muri volume ya 6 y'ikigo cy'ubushakashatsi cya International Journal of Social Science and Humanities Research bukitwa Challenges Facing 9 Years Basic Education Schools on Students Performance in Kayonza District, Rwanda, Professeur Gamaliel ntiyari yiminwa. Muri iyo nyandiko yavuze ko aya mashuri afite ikibazo cy'ibitabo, ibikoresho nk'imashini abarimu bakoresha mu kwiyamba bategura amasomo. Ageze ku rupapuro rwa 3 arandika ati lack qualified teachers. Avuga ko bamwe mu barimu bigisha muri aya mashuri bajegera cyane ugereranyije n'ahandi, ahubwo ngo n'umubare munini mu mashuri nawo ukaba ikibazo. Umva kandi kantu karimo n'ubujura muri aya mashuri ku buryo twanagakopeza ababishinzwe mu burezi bw'u Rwanda. Professeur Mbonimana Gamaliel ati Ministry officials and head teachers usually connive in creating ghost teachers and students. Burya bwose ngo muri aya mashuri bamwe mu bakozi ba ministeri bacura imigambi yo kurema imyirondoro y'abarimu n'abanyeshuri badahari kugira ngo basahure leta ingengo y'imari itangwa ku bigo hagendeye ku mubare w'abana n'abarimu. Ubwo kongeramo n'abadahari byongera amafaranga ajya mu mifuka yabo bahemu. Yanavuze ko n'ikimenyimenyi abanyeshuri barangiza aya mashuri bigoranye kubona umurimo haba muri leta no mu bikorera kuko bafatwa nk'abaciriritse mu bumenyi. Uko kurangiza bakaba inkora busa, yemeje ko bituma n'abandi banga kuyitabira bagahitamo kubireka kuko nyine baba babona nta musaruro n'ababanjirije babibonyemo. Ikindi ngo n'inkunga ibijyamo iratubye cyane. Uyu muhanga yemeje ko ariko nta kabura umumaro ko hari umubare muto cyane ushobora gutambuka muri aya mashuri ukagera no muri kaminuza, ariko ngo ukaba umubare muto ushize ku mpuzandengo y'abigamo cyangwa ugereranyije n'andi mashuri. Ibyo byose yabihwanishije n'amashuri ya 12 years basic education, uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12. Ibyo Professeur Gamaliel Mbonimana yavumbuye binemezwa n'abandi benshi, ariko yenda kuva muri uriya mwaka yabivugiye kugeza ubu wasanga hari icyakozwe niyo cyaba gihari yenda cyaba kitaragira ingaruka zigaragarira amaso, kuko ahubwo si nayo mashuri y'ubuntu gusa, kuko n'ayandi mashuri mu buryo bwa rusange rwose ubu bimaze kumenyerwa ko kurangiza amashuri yisumbuye umuntu yize imyaka 12 kuba atarasibiye. Ubwo baze kuva ku myaka 7 umwana atangiriraho amashuri abanza hagati y'imyaka 19 na 20 ataragize ikindi yongeraho yihuguraho cyamugirira akamaro, ibyo byose byaba byarapfuye ubusa. Ubwo abandi baterega si no mu Rwanda gusa, muri Afrika hafi ya yose ababyeyi bohereza abana mu mashuri kugira ngo barebe ko bakwigira hejuru bamenyane n'abandi kandi babona aho babahisha. Ni mu gihe mu bindi bihugu nk'ibyo by'abazungu bizwi ko umwana yiga icyazi neza kizamugirira akamaro, apana kurangiza imyaka 10 nango nurangiza ubwirwe kwihangira umurimo. Oya, abaye ari cyo kigamijwe nanjye namara iyo myaka ari byo niga, niko bamwe babivuga. Erega ibi byose si bikabyo kuko na Perezida Paul Kagame yemeza ko uburezi bw'igihugu ayoboye hari agatambwe bumaze gutera, ariko ko nta kabuza ugereranyije ngo hakiri urugendo rurerure rutaragendwa. Ati uburezi bwacu rero bumaze gutera intambwe mu busanzwe, ariko ntabwo burageraho twifuza cyangwa se bushimishije
bitewe n'ibyo tubona hirya no hino. Mureke duhamye mu cyico kuri iki kibazo. Niki mu by'ukuri gituma uburezi bwo mu Rwanda bukomeza kugendera ku kabando kuva mu myaka 124 ishize butangiye kugeza n'ubwo buteza indyane twagiye tubona, ndetse umunzani wa Repubulika uko ari 3 ugaragaza ibihe bipimo? Uru rubazo rurerure kandi rukomeye narubajije wa musangera ngendo wanjye Papa Dicastesi uhorana ijisho ridahumbya kuri buri ngingo byagera ku burezi ho agashamaduka. Mu nyumve neza, yabanje kumbwira ngo Papa Primo we kinga amadirishya nkongorera kantu. Ndayakinga. Arambwira ati buri uburezi bw'u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni kuva mu 1900 kugeza 1962 bwari burwaye mugiga n'umusonga wicuhuhura. Kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri kuva mu 1962 kugeza mu 1994 burwara amacinya na korera. Arangije araceceka. Nanjye ni naho ubu ngubu bimeze biti. Ari imyoza. Ati nakubeshye mbona kuri Repubulika ya gatatu uburezi burwaye bwaki. Mba ndikanze. Mwe muretse gato. Kuki hari abantu batekereza ko uburezi bwo mu Rwanda burwaye bwaki ngo ituma umusatsi n'udutama dutumba, kandi nyamara murabizi ko wabonetse indyo yuzuye vitamine na proteine yakondorwa igakira. Uyu musangira ngendo yambwiye ko hari impamvu 3 z'akajomba bugabo zituma uburezi bwo mu Rwanda busa n'ubugwabira, gusa muri izo mpamvu yambwiye ko imwe atari ngombwa kuyiganiraho ku bw'ineza rusange no kuba ubucukumbuzi bufatika kuri yo butarashungurwa neza. Icyambere atekereza ko agiye mu rubanza umuntu wa mbere yashinja ngo ari umuntu witwa leta. Ati impamvu nuko bisa nkaho uburezi burebeshwa akajisho gahumye kandi abenzi babwo bagasa nabenga inteme mu gihe abanywi babwo bakeneye butunda y'imvebure itavangiye utuzi namba. Mu kubisobanura ngo kuba buri wese uje kuyobora uburezi azana ingenga bitekerezo ye, ndetse buri mwanya intebe ya minisitiri w'uburezi gahora isimburanwa abayobozi, ukongeraho ko umuyoboro w'ibyigwa ibyigishwa uko byigishwa n'ababyigisha bahora bacuranurwa mu njyana ya kanjenje, bityo ngo yabuze undi muntu yabyegekaho atari uwo twavuze. Aha rero nashinja abacurabwenge b'uburezi bw'u Rwanda gufudika mu myanzuro imwe n'imwe. Atubundi kirazira ni icyaha, ni urugomo, ni no guhemuka gutinyuka gufata umwana runaka ukamwohereza kwiga muri kaminuza uburezi kandi yishakira kwiga ubukungu. Ushaka kwiga politike ukamusaba kwiga indimi, washakaga kwiga ubugeni ukamujyana mu buhinzi. Icyo kikaba icyaha mu rubanza ngo yarigamo leta, kuko ngo ubundi mu busanzwe ushyiraho ibyitwa requirements, ibisabwa ngo umuntu yiga ibyo ashaka kwiga, noneho yaba atabyujuje ntumusunikire mu guhita umufatira umwanzuro nk'aho ari wowe ushaka kuzabyiga. Ni gute uhitira mu mwana kwiga no kuba umwubatsi kandi washaka gukanika? Ubwo bawumva ko azaba tumwubatsi mwiza, naho umuganga ukamuhitiramo kuba umunyamategeko. Ibyo uyu musangira ngendo wanjye abivuga adahumbya nk'ubizi, kuko yananyongoreye ko ari kumbwira ibyo yabayemo. Icyo nacyo kikaba ikindi cyaha. Yongera kandi kujomba agashinge ku mashuri yigisha abarimu. Ati nk'ubwo ugiye mu nyandiko za vuba usanga nibura nk'urugero rufatika mu 2018 ubwo abana barangizaga amashuri yisumbuye abagize amanota make cyane nibo boherejwe kwiga ishami ry'uburezi. Niba hari umwana wagize amanota 90%, 80% kugeza kuri za 30%, warangiza ugafatwa 30% na 45% ukajya kubakoramo abarimu bahazaza, noneho bari abandi ukabohereza mu mashami yandi, aho rwose uburi kwirya kanyuguti. Agerekaho ko rwose byaba no kwikebesha urwembe mu gihe nabari abafite 30% na 45% basanzwe batanakunda kwigisha. Papa Dicastesi akimara kumbwira ibyo naganiriye n'abarezi barenze 3 dusanga koko ari byo, ahubwo hari uwatubwiye ko ari inkundura yo gushyira mu myanya abarimu mu mashuri abanza yatumye hashyirwamo barangije amashuri yisumbuye ngo badafite rwose ubushobozi fatizo bwo gutanga ubumenyi, ku buryo abenshi badafite icyitwa pedagogy. Uzabibaza umwarimu muziranye. Si ibyo gusa, abarimu bahuye n'ingorane z'agatangaza zagize n'ingaruka mu gutsura pedagogy. Ubu ni uburyo bwabo bwo kwigisha di. Ibereka tubirebere ku kibazo cyabaye mu burezi bwo mu Rwanda. Mu 2008 inkuru y'incamugongo ku barimu yaratangajwe. U Rwanda rwahagaritse gukoresha igifaransa nk'ururimi rusange rwo kwigishamo, rutangaza kwigisha mu Cyongereza. Iyi ni ingingo yamunze bucece uburezi bw'u Rwanda, kuko igice kinini ariko kinini cy'abarimu kiyumvaga kize kandi kigisha mu gifaransa. Guhindura mu Cyongereza kugezana n'ubu nyuma y'amahugurwa menshi arabo byazonze, ako kanya bigahita bizonga abo bigishije bose. Si ibyo gusa, kuko na za terme scientifique, uburyo, imigenzereze n'imirongo yose yari ihindutse, kuko buri ururimi rugira ingendo yarwo. Ibyo rero byatumye uburezi cyane cyane mu mashuri abanza bukambakamba. Ibyo byiyongereho n'imishahara y'abarimu yamaze igihe ituma bahimbwa bagakweto, mu gisobanuro cyo kugendesha agakweto kamwe kugeza gakebanye. Ibyo byose n'ibindi mu nguni nyinshi zirimo n'ubukene bw'imiryango myinshi, ku buryo umwana ava kwiga ajya mu kandi kazi, kubura ibyangombwa nkenerwa cyangwa bigatuma burushobozi bwo kwiga ikimuguye ku nzoka, byose byagize uruhare mu gutuma abana bogoga amashuri abanza ayisumbuye bakayasimbuka rwose na kaminuza, ariko ubushobozi kuri benshi bukagerwa ku mashyi. Kuri iyi ngingo y'abarimu hari amagambo y'akajomba bugabo twamenye. Teaching is a vocation and inclination, not a job or a career. Kwigisha ni umuhamagaro,
no kubishamadukira si akazi cyangwa umwuga. Aya magambo matagatifu ku burezi amaze imyaka 10 avuzwe n'umwarimu wigisha muri West London College Maria Maya Popovich. Murashaka ko mbabwira ibintu bibatera gahinda? Mu kwezi gushize navuganye n'abarimu 10. Umwe muri bo niwe wanyemereye ko kwigisha bifata nk'umuhamagaro. Babiri bambwiye ko bashimishwa n'akazi k'ubwarimu kubera impamvu nyinshi. 3 muri 10 bambwira ko babikora nk'amabura kindi ariko nta kundi babigira. Naho 2 bambwiye ko ari ukubishakamo amaramuko ariko bateganya kubivamo. Abandi 2 bambwiye ko ikintu kibazirika mu mwuga w'ubwarimu ngo ni inguzanyo z'abanki bahawe bishingiye ku bwarimu kandi ngo nta kundi babona bazishyura ariko ngo iyo ziba zidahari baba barabiretse kera. Muri iyo mbonera hamwe ntoya wayishingiraho ku 10% aribo bafite umuhamagaro ugateranyaho 20% babikunda. Ubwo abasigaye bose 70% bakabikora by'amabura kindi, ibyo bigahita bigira ingaruka buri wese ahita abona. Abaromani bo hambere iyo bumvaga ibintu nk'ibi bahitaga baterura mu kiratini bati damnum abseke injuria. Ubwo babaga bashaka kuvuga ko ibyo bintu byica, bisenya, birimbura buhoro buhoro kandi ukaba utabona uruguma, igisebe cyangwa amaraso ari kuva. Ni nko gukubita cyamfunira ukavira imbere kandi abantu babona uri mutaraga inyuma. Mbega no kukwica mu cyayenge. Ikintu cya kabiri uriya musangira ngendo yambwiye gikubiyemo impamvu rusange zitareba u Rwanda gusa. Ngo boreze hafi ya bwose muri Afrika bukozwe mu buryo abazungu basize babupanze mu gihe cy'ikolonizwa. Kandi nkuko twabibonye kuri Health, uburezi bwashinzwe mu mirongo y'icengeza amatware rigamije kwigarurira, kwiba no kugenzura intekerezo n'amarangamutima. Ngo niyo mpamvu n'abanyempano mu buvumbuzi karaha butaka nkuko abandi babikora. Nabo uzumva bagira ibyo badukana nk'ubuvumbuzi uzasanga ari impano n'itaranto bwite atari ubumenyi bwite bigishijwe mu mashuri. Abagira igihorihori kitibagirwa kandi turambanye muribuka ko mu mwaka urenzeho iminsi mike kuva ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 mu 2023 ubwo twabagezagaho ikiganiro cy'akajomba bugabo tugaruka ku burezi bufutamye bwa Afrika twahaye umutwe ugira uti dore impamvu abategetsi ba Afrika bajyana abana babo kwiga hanze. Uburezi ni igikoresho cy'ubukoroni. Icyo gihe haraho twageze tugira tuti imwe mu nyandiko imaze igihe kinini isobanura iki kibazo twabashije kubona ni yiswe Mass Education in African Society. Iyi ni imwe mu nyandiko y'agaciro k'ubwami bw'Ubwongereza kandi umwimerere wayo ubitswe neza mu isomero rya Albert R. Mann Library. Muri iyi nyandiko yasohowe n'abari bahagarariye ubwami bw'Ubwongereza mu bice bakolonizaga muri Afrika bavuze ko impamvu batangije amashuri n'inyigisho bashoyemo akayabo ngo bari bagamije guhindura societe za Afrika zikagendera mu mirongo n'imitekerereze y'inyungu zabo. Nibyo rwose kuko ku rupapuro rwa 7 banditseho icyo bise acceleration of social change. Aha bemeje ko ikigamijwe ari uguhindura imitekerereze ya societe y'ibihugu bakoloniza bakabakuramo icyo bise social fatalism maze bakagendera ku murongo mwiza wagenwe. Mu bucukumuzi bwisumbuyeho twungutse tukanakusanya ku bandi bacurabwenge twasanze nkuko namwe mwabisuzuma mugahita mubibonesha amaso uburezi bwacu busa n'ubwimitsi ikintu bita knowledge ariko buhungira kuri ikindi kintu cy'ingenzi cyitwa skills. Biramutse bigucanze ugashaka kubyumva neza wabibaza umunyarwanda wabivumbuye akanabihangamo igihangano ngana kuri na ngana bwenge. Uyu yitwa Impano Marius. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere mu 2023 yasohoye ubwoko bw'ikiganiro cyo mu bwoko bwihariye bwa poetic documentary akita turabacakara. Nuko ageze ku munota wa 2 n'amasegonda 37 avuga amagambo twese tugomba gusigaho akabazo n'agatangaro. Yagize ati ariko nabwo abahingutse mu bundi bucakara bukuru bw'ishuri ngo nta yisumbuye aho noneho batihitamo ibyo ugomba kujya upakira mu bwonko. Nawe ati ndifuza kwiga amateka indi mu buhanzi ndumva n'ubumenya muntu ntacyo butwaye. Ubwo abandi bacakara bakuru bati wacyo ntazi ugomba kwiga ubugenge n'imibare dore nibyo byatugobotora ingoyi y'ubucakara dusaziyeho cyangwa wiga iby'ubuzima uzabe dogiteri nibyo bihahaho yenda natwe amafiriti n'amafarini twabyegereza umunwa. Ubwo nyine kuko umucakara ari umucakara ati ngirente ku mugani w'umutware w'ino cyangwa ubu bampora iki bazakubwira. Nuko agashogoshera kajya kwitunanira kuri ibyo yita ibinyago akabyiga amarira bunga mu maso bati ngaho duhurize kutani teta tanjatu dushyiriraho na kosayina. Nawe akirahira uwamuhaye nk'ati ko naje kwiga imibare mwanyigishije gukuba guteranya gukuramo no kugabanya byananira mu kanyivuna. Ibyo bya igisi kotani tanjate mu ntegeka gushaka aho mwabishyize nari impari. Ibyo bintu Marius avuze byo guhatiriza abana ibyo bagomba kwiga ku nyungu runaka kugeza nabyise ubucakana rw'hohoterwa by'icyitegererezo ni ikintu gikomeye mu burezi bw'u Rwanda kandi nge nawe tubiziranyeho ko bikorwa. Ahubwo kubera iyo mpamvu inganururo iyo benshi barangije za kaminuza cyangwa yisumbuye bashaka icyo bazamaza ibyo bize bagaheba. None rero ku kizo ngaruka zihuzwa n'uburyo bw'imyigishirize mibi yashibutse ku bukoroni ariko bikarandaranda kugeza na none. Abahanga bemeza ko abanyeshuri bo muri Afrika udakuye mu Rwanda bahabwa knowledge ariko ntibahabwe ikintu bita skills. Mumbabarire gato tubyumve neza tutabimize bunguri. Hari itandukaniro rinini riri hagati ya skills na knowledge kandi kubura ikintu kimwe muri ibyo ni nko kubura ingasire kandi ukora akazi ko gusya. Ushaka kubisobanura dore ko bibarizwa no mu bitera rujijo mu magambo yoroshye kumva ikintu bita knowledge kiva ku nshinga to know kumenya.
ubwo bivuze ko knowledge ari ukumenya, niyo mpamvu mu Rufaransa byitwa connaissance. Ni mu gihe ku rundi ruhande skills bisobanura ubushobozi. Abafaransa bo babivuga neza bakabyita competence. Mu myigishirize rero umunyeshuri agomba guhabwa ubumenyi knowledge, barangiza bagateranyaho n'ubushobozi skills. Kugeza aho rero birashoboka ko hano mu Rwanda icyo cya kabiri batagihabwa, ndetse n'icya mbere nacyo kikaba kigicagase. Kugira ngo hatagira ukora mu burezi cyangwa uhagarariye uburezi twiteranya nawe avuga ko turi kumuhengekera, mureke dusubire mu ruhango rwa Nangingare dufatira urundi rugero muri cya gisobeka bumenyi cyo mu bwoko Marius yakundaga kwita ikijigo cy'umusaza. Hari ahantu yageze avuga ko iyo umuntu arangije kaminuza ahabwa ishimwe ryitwa igipapuro, ndetse akomeza bidondaho inyundo kugeza avuze ko uwize nk'imibare ashaka icyo yamumariye agaheba. Ati yajya kubona akabona bamuzaniye agapapuro katanapima na metero batishyikira nyuma y'imiruho, ibibando n'inzira y'umusaraba wanyuzemo dore shimwe ryabyo ntiri. Iki gikarito kirebe wirebe ni ubutunzi bungana n'amarira warize. Ubu uzakereka azagutinya na gutura ituro ritubutse. Umutware n'umutunzi wese azaguhundagazaho feza zahabu n'amafaranga yo kaguhama. Ubu baye gitangaza n'itangazamakuru kuko ibitabo n'ibitereka bumenyi byose warabitatuye. Umucakara kibyumva agasizora yitakuma mu bwishongozi n'amafiyeri ngo atsinde igiti kizamutuza mu mutiba w'ibyiza bibyigana. Nuko agatumiza agatako ka ruhaya n'akabyera kakirenza. Yasinduka agasanga abo basangiye basezeye batanamusangije ryasezerano ry'ahazasanga feza n'amafaranga. Mu gihe umucakara kibaza biri kumubaho nako uwo mwanya ntaba kiwufite kuko ubundi bucakara buba bwatangatangiye hirya no hino. Bigahera mu bwonko bwe yibaza ati mbayeho ne ko nabwiwe ko imibare namize bunguri, shimi biology na fizika nakungitse kambere muri nge bizantunga nkaba mbona ntangiye kubura intama n'ibyuma. None se za XY matrix, trigonometry, probability complex na algebra ndabibyaza iki mwuka byaramwe? No kuvuga ko wanya kugorwa arangiza kaminuza afite knowledge, ubumenyi, kuko ngo imibare, chemistry, biology byose aba bifite mu mutwe. Ariko iyo yarangije yibaza icyo azabikoresha agashoberwa. Ashoberwa kubera iki rero? Kuko nta bushobozi skills abifitemo, kuko abufite yahita bukoresha agatangira kubibyaza umusaruro. Urugero, niba waraminuje ubutabire ugatangira gukora imiti, kuvumbura ibinyabutabire bikenewe mu buvuzi n'inganda ndetse n'ibindi. Waba waraminuje mu bugenge ugateranya igikoresho n'ibyifashishwa runaka bikenewe ku isoko, kuko nyine nibyo uba warize ukanabihabwamo ubumenyi muri za formule nk'izo za matrix, trigonometry n'ibindi bitarondoreka. Niba rero umunyeshuri urangije muri kaminuza y'u Rwanda muri College ya Science n'Ikoranabuhanga, College of Science and Technology, akaba arangije ubugenge cyangwa ubutabire n'impamyabumenyi ishashagirana n'amanota rwose y'ikirenga, ariko akaba atabasha gukora akantu na kamwe mu byo twavuze, nta yindi mibare yabizamo, wahita wanzura ko yataye igihe. Oya, nako yigishijwe igice kuko aba yarahawe ubumenyi buzira ubushobozi bwabwo. Akadomo. Ahubwo ngenza abantu benshi bafite ubwo bumenyi batonda umurongo bashaka aho bajya kubyigisha nyine kuko bahawe ubumenyi nabo barashaka kubutanga. Ahubwo wize kwigisha ubutabire n'ubugenge muri College y'uburezi, College of Education Irukara cyangwa Nyagatare, wabazakora iki? Akabazo. Yenda dupfundikira wamenya ko buri muntu wese kuva ku mubyeyi, umunyeshuri, umurezi yewe n'abanyapolitike bose bemeza ko uwiga wese yakagize ubushobozi skills. Ubwo bushobozi bukamushoboza nyine kwishoboza no gushoboza abandi uhereye ku muryango we, igihugu n'isi muri rusange. Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame abyemeza nk'uko tubivuze. Ati uburezi busobanura ko wumva ibikuzengurutse, usobanukirwa isi, ugasobanukirwa cyangwa ukagerageza kuvumbura uburyo bwo kuba muri iyi si ikomeza irushaho kugorana buri munsi. Niyo mpamvu ku burezi hahwanishwaho n'ubushobozi skills. Mugomba kugira ubushobozi skills. Must have a skill. Kuba uburezi bwacu budatanga skills, hari n'abajya kure ahubwo bakavuga ko uretse na skills ahubwo hari naho bukoze mu gusenya buhereye mu mizi ya societe, gusa nacyo kikaba ikibazo rusange ku isi, ariko byagera muri Afrika bikaba ibindi kandi bitajonjoye umukene n'umukire, ahubwo wa kabiri akahabonera ishyano. Ndavuga umukire. Yego, umuntu umwe yarambajije ati none kuki n'abana b'abakire biga mu bigo bikomeye binigisha neza nabo birangira byanze, abenshi bakavamo ibiharamagara bigotomera inzoga n'ibitabi ku kigero cyihariye ukwacyo? Aho rwose byaravuzwe uburere buruta ubuvuke. Tubyumve neza, mujya mubona ibintu bita nasari, hamwe bajyana abana bato cyane ku buryo imyaka 2 cyangwa 3 umwana aba yatangiye guhabwa ibyigwa no gucengezwamo inyigisho ngo zanditswe neza ku murongo wagenzuwe neza. Mureke ibi nabyo tubitekerezeho twiganirira bizira amahane no kunungunika. Dr. Tim Duffy ni umupediatrician, ubwo ni impuguke kabuhariwe mu by'abana bato, akamenya imikorere, imigirire n'imitekerereze n'imimerere yose y'abana. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 mu 2011 yatanze umuburo ukomeye cyane ubwo yarabajijwe niba ari byiza kujyana abana bato mu mashuri y'ibiburamwaka n'amarerero.
nuko araterura ati ntabwo tugomba kujyana abana bato b'imyaka 3 cyangwa 4 naho hafi mu byo gusoma. Kuri nge ibi si ibintu byiza pe, ahubwo ibintu byiza ni ugushyiraho uburyo runaka buhoraho bwo kubafasha, nk'ubwo yenda hakaba igihe cyo kubajyana hanze bagahura banagura ubushobozi bwabo bwo gushyikirana n'urungano rwabo. Rero nge buri gihe mpora nshimangira ko aya mashuri y'incuke ajyanwamo abana b'imyaka 3, 4 n'indi myaka bitewe n'imikurire asa n'aremereye cyane bitewe n'urusobe rw'imikorere yabo ibikiri hasi. Akomeza avuga ko abana bagomba kwiga mu byiciro byinshi, gusa icyiciro cya mbere kandi cy'ingenzi mu buzima bwabo ngo abana bagomba kwigishwa umuco, imyifatire n'ubumenyi bw'ibanze n'ababyeyi babo. Ibyo bigakorwa mu buryo busanzwe bwa kibyeyi, atari ukwambika umwana imyambaro, inkweto, ibintu byose ku murongo, bagashorera bakamujyana mu kigo Marius yisegereza, aho kuvuga ari ugusaba ijambo, kwitsamura bigasaba ko bigenzurwa n'ibindi byose bituma umwana atangira kuba igikange no gukurikiza amategeko aremereye yashyizweho n'abantu runaka ngo ku kigero mpuzamahanga, kuko ibyitwa imfashanyigisho, ibitabo n'inyigisho zose abana bahabwa biba ari ibintu byagenzuwe, ibindi birimo icengezamatwara runaka, za politike n'ingengabitekerezo zijimije, kuva ku turirimbo baririmba kugeza uburyo bashorerana ku murongo umwe inyuma y'undi, no kwicara ukagerekaho no kubakoresha ibizamini n'amagerageza arangira bahawe indangamanota. Ibyo byose bifitiye impamvu zitwa nziza, ariko ingaruka zikabamo ibyo twese tubona. Niko bimeze da, kuko ushobora kwibaza ngo bigira izihe ngaruka ku bana n'ahazaza habo. Umva aya magambo: ibi bintu byitwa ibizamini n'ikoranabuhanga ni ibintu biri kuba umuco mu mashuri mu bihugu byose, yewe no muri Amerika. Ni ibintu byagejejwe hose kugeza no mu mashuri y'incuke hose. Imirongo y'imigirire n'imikorere y'imyigishirize igezweho bikorwa nk'uko abanyapolitike n'abacurabwenge ba politike babigambiriye, bagamije kugira ngo ibihugu byabo bibe bidahangarwa, binakomere bishingiye ku babyiruka, kuko isi ya none iri gushingira ku bukungu bw'ikoranabuhanga n'amakuru. Nyamara abahanga mu burezi, abahanga mu by'imikurire y'abana n'impuguke mu mitekerereze y'abato bari kurwana intambara yo guhindura ibyo byose, berekana ko inkundura zo kujyana abana bato mu mashuri biri kwangiza imitekerereze yabo, bigatangira imikurire y'ubwonko bwabo, ndetse akenshi bigakongeza indwara zo mu mutwe. Aba bahanga babyemeza barimo impuguke, abahawe ibihembo bya Pulitzer Prize, bose bashimangira ko byaruta ahubwo ukareka abana bagakina, kuko bifite umumaro utari uwo kwishima gusa. Ayo magambo matagatifu ku babyeyi yashimangiwe na kaminuza ya Yale yo muri Leta Zunze za Amerika, nyuma y'uko umushakashatsi n'umuhanga mu mitekerereze Associate Professor Shanna Hoffman guturuka muri Point Park University yabyanditse mu musogongero w'igitabo cye mu 2005 yise All Work and No Play: How Educational Reforms Are Harming Our Preschoolers. Afatanyije n'abandi bahanga mu bushakashatsi buhambaye wanasanga nyine muri iki gitabo, bemeje ko aho gushora abana mu mashuri bakiri impinja mu mitwe, ngo ahubwo bafashwa kubona uburyo bwo guhimbirwa imikino myinshi no kwisanzura, bakabikora uko babyumva mu buryo bashaka, mbega nk'uko twebwe abakuze dutera agapira, zabiye, dogoma, kwihishanya, saye, mabigibigi, agatambaro, ikibariko n'ibindi byinshi. Imikino idakinirwa ku ishuri ngo nuko ari umwarimu wahimbye agashyiraho amategeko, ahubwo ikinwa n'abana bayihimbiye n'amategeko yabo ya cyana n'ibindi. Impamvu tuvuza ayo magambo yose hafi no kuzana urwanga kwa rugusubiza cya kibazo cy'impamvu rimwe na rimwe n'abana bakurira mu miryango yifashije cyangwa ababyeyi badafite umwanya, yewe n'abakene, bari tugatuga bakajyana umwana w'igitambambuga mu ncuke bumva ko ari ku neza ye, nyamara ari ku neza y'abandi. Ubu noneho za business zishingiye ku mashuri y'abana b'incuke ziraremereye kuruta cyane kuba wakwaduka ubitekerezaho nabi, ku buryo n'ushatse kubihakanya atsikamirwa n'amajwi menshi yemeza ko ahubwo ari byo biboneye. Noneho rero niba biboneye, kuki umwana yemererwa gutangira amashuri abanza afite imyaka 7? Ubwo rero watekereje ko umwana ufite imyaka 7 ari wowe wemerewe gutangira ishuri, yaba yarabyibeshyeho? None siko abenshi mushesha kanguhe harimo natwe tutamenye ibyo by'ibibura mwaka n'amashuri y'incuke, ubwo hari ibyo tutize, cyangwa ubwo imitekerereze yacu n'ikigereranyo cy'ibyitwa ubwenge kiri hasi y'ababyiruka babanza kuminuriza muri ayo mashuri y'incuke. Ibyo byo byasaba ubundi bucukumbuzi, ariko birashoboka ko ahubwo abana bari kunyura muri aya mashuri hari bya bindi twise ubumenyi, knowledge, bari guhabwa, ariko bagasa n'abahita batakaza byako kanya skills, kandi buriya ubyumve ko n'umuco barizwa muri skills. Mu yandi magambo, abana bize ibyo by'incuke n'amashuri abanza n'ayisumbuye, aya bita ya rurangiza, bagirwa amarobo mpuzamahanga, oya nako bakorerwa ikintu bita internationalized. Tubyumve neza. Ubu ni nk'uko Associate Professor Shanna Hoffman yigeze kubitubwira, umwana bagomba kwiga ahereye ku babyeyi, akabakuraho umuco shingiro, uburere, ikinyabupfura no kwitwararika by'umwimerere, atari byo kwitwararika ngo nuko wabitegetswe mu masaha runaka. Ibi rero bisa n'ibyatakaye, kuko umwana agira imyaka 2 n'itatu agatangira kuvuga yerekezwa mu ishuri akabiyo, akarangiza ikibura mwaka ajya mu mashuri abanza, naho akava ajya mu yisumbuye gukomeza kubagira amahirwe akajya muri kaminuza. Ibyo bisobanuye ko arinda b'umugabo cyangwa umugore atazi uburere bw'ababyeyi, ahubwo abazi uburere mpuzamahanga bwumvikanyweho n'abanyapolitike ndetse n'abacurabwenge nk'uko twabibonye.
ubwo nyine akaba umuntu mpuzamahanga internationalized, atazi umuco, nta burere nyine, nta bumuntu, ikinyabupfura n'ibindi, ku buryo bidasiba no kugora ababyeyi bamwe gusobanurira abana babo ko ikibi kigira ingaruka ibabaza. Ibyo byo guhana umwana byo murabizi ko bisigaye byitwa kumuhohotera, kumupyinagaza. Ubwo ari ukumupyinagaza ubwonko bwe mu nzira twabonye n'umunyuzaho agashari akabikora agamije ikinyabupfura, umuco n'inyifato, ariko atari ibyo kuvuna igufa. Ubwo ninde wangiza kurusha undi? Ibyo byo ni ikindi kiganiro maka cyihariye, ariko bitatubuza kuvuga ko uburezi n'uburyo bw'uburezi rwose na politike zabyo nibyo hari kongera kuvugururwa neza, kuko biragenda bigaragara ko umusaruro ubyitegwamo n'ingaruka nziza biri kugenda biyongobera, ahubwo bikaba byaba ibyo gusenya cyangwa bikabibura mumaro. Nibyo kuko uburezi bufutamye, kwigisha nabi n'ibindi nk'ibyo birazwi nta gushidikanya ko ari byo byagiye biba isoko y'amakimbirane. Turetse n'ibyo twavuze ku Rwanda, twakongeraho ko bizwi nka rimwe guteranyaho rimwe ko ari kabiri. Imwe mu nzira y'itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi yabaye amashuri yigishaga urwango, amacakubiri n'amateka agoretse. Bizwi neza ko kuva hambere abanyapolitike bo mu Rwanda rwose inshuro nyinshi bakoresheje uburezi nk'igikoresho cyo kwamamaza amahame runaka, aho kwigisha abana siyanse n'ibindi by'ingirakamaro bakabahoza mu matiku n'utudode twa politike. Amateka runaka ngo asingiza bamwe yamagana abandi, ahandi rwose bimwe bikagorekwa mu nyungu za politike kandi bikazarabukwa ari uko byatangiye guteza ibyago. Niyo mpamvu umuntu wese ukunda igihugu nyabyo kandi agaharanira hazaza heza hacyo akwiye guhagatira uburezi ntibucubangane. Ingengo y'imari y'uburezi n'ubuzima zigasumba izindi, umwarimu agacanirwa uruti ku mushahara, ubushobozi ndetse n'ireme ry'uburezi rikazirikwa byo gukanyagwa. Buri wese agahabwa amahitamo yabo muri kaminuza n'amashuri yisumbuye, akihitiramo ibyo ashaka kwiga, kandi abiga bakigishwa ubumenyi bahabwa n'ubushobozi bwo kububyaza umusaruro. Erega buri ubukene, isumbana ry'abantu, amakimbirane, inzigo kugeza no guhunga igihugu kuri benshi, burya ngo byose biterwa n'uburezi bubi mu buryo buziguye n'ubutaziguye. Ibyo niko Professeur Gamaliel Mbonimana yabyanditse ku rupapuro rwa 2 rwa ya nyandiko abo twatangiranye tukaba tunasozanyije twabonye. Amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye.